wowe harya ngo ibyawe bimeze bite kumaze kurambirwa? maze kurambirwa se wagira ngo nzabigenze gute njyewe? Imyaka tumaranye pe nta n'akana. ese ubundi ko mba numva buri gihe unsiganya umbwira ngo imyaka utekereza gute ko ikibazo atari wowe gifite? Nabyemeza neza ko ari wowe. ubwo ufite umwana hanze nyine. Umva kandi byose utangira kuvuga uko byagenda kose ni wowe. Gusa ari imyaka tumaranye niyo ufite wowe waba warabuze n'ahantu ukubagana. ntaho njyewe ndizeye ko ari ntaho, gusa nyine ntabwo bivuze yuko naba nyine yaba ari njyewe ufite ikibazo. Ndabyemeza neza nubwo ntari Imana, ndemeza neza ko ikibazo ari wowe. ariko ubinyemeza kandi wiguma kumpakanira. ubinyemeza gute? Nibyo. ubwo nyine wowe uramufite umwana aramubonye se? wowe uramufite uko byagenda kose. amubonye hehe se? ntuse ko numva uri kunshinja ngo ni njyewe gute utakumva ko yaba ari wowe? kubera rero mpora mbigutoteza, agahinda kakujemo ari wowe kenshi niwe ushaka kukandusha, kandi ninjye ubabaye kukurusha. ubabaye kundusha? reba kubera urutoto rwawe ukuntu usigaye ingana. ingana iki? hari ibyo kurya wabuze, hari umunsi utarya, hari umunsi utantuma ikintu ukeneye ngo nkikuzanire, ahubwo uba ushaka amahane n'itiku byinshi. kandi kankubwire ndanakwiyamye, mubwize n'ukuri ndakwiyamye pe. dore nanjye ubwanjye nsigaye mpora nigunze kubera agahinda. aho ndi hose mba ndi njyenyine, nicaye njyenyine, nta bantu nshaka kuganira nabo kubera icyo kibazo nzi mfite mu rugo iwanjye. arangiza akaza ashaka kundeba mu bwonko bw'ishuri. ahubwo ubungubu gahunda ukuntu zimeze urabyumva? gahunda ukuntu zimeze urandeba iki? ubu none ubu tuvugana uranshaka he? wagiye umpa amahoro? kagerageza nanakumwenyurire. wagiye umpa amahoro? amahoro ubu warayampaye njyewe. ese ubundi ugira ngo ni njye Imana itanga? ni njyewe Imana itanga? ngaho basi uzagende wo mubyara ahandi. umugore urakasa mutwe. njyewe ndavuze mu munsi ntundajya mu rugo, kandi ndi seriye. ndarara hehe? urashaka aho ujya? urashaka aho ujya nanjye nsigara iwanjye numva n'abatuje. hano iwawe ukandagiza we. none ntabwo ari ahantu. nkubwiye ko ntaho najya. uragenda urakizi neza. uragenda uze kumbabarira. urakizi neza ko hano ndi nk'ikiziriko. kiracika umunsi kiracika. ndabikubwiye kandi umunsi kiracika. ndi nk'ikiziriko hano. kandi kiri bucika uyu munsi. mana yanjye njyewe narumiwe pe. narumiwe. iyi si niba ari iy'abagabo gusa, niba ari iy'iki njye simbizi. nicecekera urabizi ko ntajya ngira amagambo menshi, ariko uyu munsi noneho nibwo ngiye kukwereka ko narakaye kandi bitarigeze bimbaho. uyu munsi wari none nsanzwe bizi ko uba warakaye. nubwo ntari Imana ndemeza neza yuko ari wowe. ikibazo ni wowe. ariko binyemeza ute? ndi wiguma kumpakanira. ubu ngubu tuvugana n'ubu kanze nkwereke ibyo navugaga. ese kunyereka iki? kanze nkwereke wowe. kunyereka ikira. mwaribonye cyo kora pe. tugiye kunyereka turebe. mwaribonye cyo kora ye. aza kuba nkubonye ibyawe. abantu mwiga mutesha umutwe umuntu nta kumuha amahoro.
nanjye ndabirambiwe aho bigeze pe. Yaba Imana yari igeze icyo inkorera basi kankuraho iki gisuzuguro mba mwana yanjye. Ibigeragezo biragoye kandi sinzi uko nzakikuramo. Uri kwitunganya ngo ntacyo ndi bukore. Biriya se ni igiki? Urebe ko ntacyo ukiri wawe. Oya, ni ariko si uyu munsi noneho byakugenda umuntu aranjyana heza. genda Umugabo koko koko njemba igihe wampereye erega nta n'isoni igihe ugiye nakwingingiye nkubwira wambabariye kuko nk'umuranye ukanjyana heza. urajya he hagarara nkubwire hagarara nkubwire Wambabarira rwose ntubabarire ariko ntubabarire oya oya kararambiwe urabizi imyaka ni ndakunda myinshi n'ukuri ndakunda oya uzanyanja uyu mugabo kuko mwana. genda Babarira n'ukuri. nashakira iki ku muryango noneho mbwira ku muryango genda nadesize gahunda niyo ngiyo ahubwo genda n'uwo nari natumijeho ugiye kugusimbura ugashobora kuba ari mu nzira agiye kuhagera genda nta soni igihe nakubwiriye wowe ngo tujye kwa muganga ukanga cyangwa wagira ngo ndi gukina nawe soni ufite wowe ntabwo umugore yaranzengereje wowe nta gahunda Wambabariye koko. Subuye nshyiriyemo n'utwanya twose. Okay.